witwa Maradona nkuko mwamubonye umuhungu bamwita Arafat. Arafat Kaboy ni sawa musaza. Meze neza nawe. Meze neza cyane rwose. Nje kumva amazina yawe ngo Arafat ngakora ibintu by'udukoryo n'iki noneho reka tumuhe umwanya ngo bimeze bite ubu. Nanjye ubu mu buzima busanzwe niberaho gutya kubera Imana ariko n'utuntu twangenze twinshi cyane twaraho tuncisha tu. Wenda ndagira ngo hano muri studio turimo agira ngo ukore akantu kagushimisha ku rwembe kugira ngo nawe ubwawe urabibona dore ngubu n'urwembe. Neza se. Surureba hano se urwembe se. Reka turebe. Ndagira ngo birebe neza gutya dore urwembe ngubu. Barebe. Mwabyiboneye Arafata urwembe arawekenya ararangiye rwose amatsiko afite ararangiye. Bagira ngo namwe murabibona nyine ko ari nk'umusaza tu. Kaboy, ikibazo kimwe umuntu yakwibariza ese izi mbaraga zo guhekenya urwembe ubwashize twakubonye uterura igare n'amenyo waba uzikura he mu by'ukuri? Imbaraga ngiye ni ibintu niga ntabwo ari ibintu biva kure cyane. Ni ibintu niga nk'uko navuga ati ngiye igare nkaririsha amenyo yanjye nkariterura tu. Ese Kaboy, aha mu Rwanda hari ahantu warangira umuntu ku buryo nashaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo yajya kubyiga nka hehe? Nko mu Gatenga kwa Bakarirosi nyine hariya. Karirosi tumuzi ari umuntu wigisha ibyerekeye n'akungufu, ibintu bya kungufu, by'imirwanire, by'amasiporo. Biriya nabyo nyine byaje kuza bwa nyuma nyine n'ubundi akajya byiga n'ubundi akabyigisha tukabyiga tugashakisha iki bwa buzima n'ubundi. Ibyerekeranye na maji Karirosi nawe arabyigisha rwose. Ariko ntabwo ari cyane. Hari ikibazo twakwibaza ese Kaboy, ubu ngubu hari ikindi kintu wadukorera wenda dushobora gutekereza ko twigeze kubona agacupa ahantu ku ruhande karandeba k'icyatsi na akantu ukunda kugendana ntujye ugasiga aho uri hose uri kumwe nako. Agacupa kanjye n'ubu ngubu dore ngaka hano. Ntabwo ako gacupa ariko kaba kaguha imbaraga. Aka gacupa n'ubundi ni nk'uko nawe ukunda ikintu ukumva uragikunze byo nyabyo tu. Ariko agacupa kanjye ntabwo nagasiga. Aka gacupa umunsi wa mbere nagakuye muri Kigali ngiye mu bwisenuku. Aka kazamo inzoga. Yego. Ariko aka gacupa narebye ukuntu gaforomye gutya itanga kundira icyo gisa. Ese Kaboy, ako gacupa nkukajya ujya ugaragara wagashyizemo umusaraba. Akangaka kanje gashyiramo umusaraba nkapfundura nkawushyiramo narangiza nkashyiraho agafuniko urumva ni nk'uko sasa nakwereka nafashe umusaraba wanjye uyu ari umusaraba narangiza nkagira ute nkawufata nkawinjizamo hano gutya apfundikira ubwo wowe ubu umeze te ubu uteye gutya kugira ngo nawe urabibone uko uba umeze nkawinjizamo ukinjiramo hose wamara kwinjira nkapfundikira nkawukuramo nkafata hano hejuru kuri ka kandi ko hejuru nkawuzamura. None ako gacupa gafite umunwa mutoya umusaraba bari ikintu gitambitse ubasha gucamo gutemura ko gacupa mu by'ukuri. Mu gacupa nabyo ni bwa bumaji nyine bababwira mwumva. None se Kaboy, batubwira ko maji hari izindi mbaraga muba mufite muri mwebwe musohora kugira ngo ikiremwa muntu ndetse n'ikindi gifite isano nawe nikigera hafi aho ngaho kibashe kubona ko ibyo murimo gukora ari ukuri kandi mu by'ukuri bitarimo kuba. Kaboy, tumara amatsiko tubwira ibyo bintu nk'uko bababwira gutyo. Ikintu cyose umuntu akoze biravuga ngo ni uguhuma amaso abantu ntabwo ari byo. Kwiga ni ikintu cya mbere wiga ukabanza kumenya atase ikintu ndi gukora ndakizi neza nzakiga nyimenye. Muri make ibyerekeranye na maji nabyo ushobora gusanga bifite formule. Kuko nkamubonye Kaboy yakoze ibintu by'udukoryo twinshi cyane yatwemeje twemeye kabisa nawe bafite amatsiko. Ahubwo nanjye buriya akandi kantu ka nyuma nshaka kugira ngo mbakorere ni akantu k'agasiporo nyine mpita nzamukira rimwe. Nta kibazo kuko nkamubonye bamwita Kaboy reka Okay, Kaboy, woza utubwira ko hari andi masiporo ushobora gukorera ku igare ndabona urihagaze impande. Ese watangira ukatwereka tukareba koko ibyo bintu atari ibintu bidasanzwe? Nuko igare uribona gutya yewe ndaza ku igare ndaza mfate hano nimara gufata hano nta kindi kintu ndi bukore uretse kuza gutya nkazamuka urumva amaguru Kaboy, ndabona rwose ibintu ukora sinzi ntago umuntu yapfa kubyumva cyangwa ngo byizere. Urabireba cyangwa se ni nkuko nazana imbere yawe nkazamuka gutya
ese Kaboyi ibyo byo mbonye hari n'abana bajya babishobora byo ni ibisanzwe byo ntabwo twavuga ko ari ibintu bidasanzwe ese nta kandi kantu ubasha gukora ku igare ku buryo umuntu yakareba akabona ari ikintu kidasanzwe gukora ku igare ntabwo ari ibintu bidasanzwe ibya bindi ngira ngo namwe murabizi ubigenza gute rero tubwire